kirera abagome kazuba mwakabonye gute kinose kari ntago gakaze n'ukuri ariko wumvisha ibintu byabaye muri no minsi meteo kira kigo gishinzwe ibintu by'ubugezi bw'ikirere batubwira yuko ushobora kuzagira akantu kameze nk'akabeho muri uku kwezi kwa karindwi karanaje ngende kumva ni wabonye ukuntu niba nifubitse umunsi wose urumva rero siko turimo gusatira ibihe by'abanyaburayi natwe mu kanya hazajya harya n'imaje meje ariko wavuze bya bindi by'urubura ariko nese wavuze ibyo uzi mu kinyarwanda Nose uvuze ngo byagutwara n'umwongereza kugira ngo umwereke ko wize kandi urinjije agenda Fabi ndakwiyamye none siko bavuga imaje neige maje hari ikibazo kibaye Anita ngafite undi muhungu bakunda gute uwo muhungu tutazi uwo muhungu utarasabye uwo muhungu utarakoye uwo muhungu utabana na Anita nuwahehe ko atari yamudupresenta hano muratekereza ibintu mwamudukoreye nako muratekereza ku matike twaratanze tuzi n'ahangaha kuki ibyo nimwe mutabitubwiye tutarazi mama ujye kure sibyo muzi urugendo umuntu aba yakoze muza amatike muza aho kurara muzi mama wivunika uyu muryango sinzi uranzi ndi rugema giyewe sibyo ntabwo rero tujya dutsindwa cyangwa se ngo tunanirwe muri gahunda zacu nko bisanzwe ibyo ngibyo hari umwana ashaka guta umurongo ariko tukagumugara mu murongo Anita rero ntabwo yakoreye amakosa ntibibaho niba twaremeye ikintu tukemera yuko mva ngo ibintu birimo kutubona ahangaha si ibintu bitugwiririye tutigeze dutekereza nk'umuryango yaba umudamu wanjye yaba murumuna we kuba twaremeye ko mutumira abashyitsi hano mu rugo mukemera kuza tukabakira kandi nta kintu cyane kibazanye nuko umuhungu wanyu yashimye umukobwa wacu iki rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima duha agaciro kwa mwarabengutse umukobwa wacu ntabwo twabatengwa ngo tunyuranye n'ibyo twavuze ntabwo twatinyuka ko ntabwo bibaho turi inshuti wacu rwose buriya turi inyangamugayo turangwa ntugire impungenge ndabona bikujyanye kure ariko ntugire impungenge Temba numva kuriya ntabwo ari uko ngukomeze kuko nta muhungu twigeze yakubwiye ko yakingiwe cyangwa twakiriye inkwano se mama reka hari n'ingembo se ahubwo bafashe bigaragare ko ari ukuri ale humura nijye mukuru w'umuryango umwana tuba twaramureze dufite uburyo tumuha mu burere tugira indangagaciro z'umuryango sibyo nubwo mumaze imyaka myinshi mahanga ariko muzi neza yuko hari umugana yangiye guca ariko ntabwo bishoboka ntawe tuzi kutawumva rwose gusa nta wundi fiance wa Anita tuzi reka mbabwire ibi bintu biramutse ari byo mwaba muduhemukiye mwaba mudukoshereje mubonye urugendo twakoze mukareba imvune twahuye nazo ari mwe tuje kureba umwana wanyu twagera aho ngo harimo undi muhungu ibi bintu bibaye mwaba muduhemukiye hahandi ntazabyibagirwa ubuzima bwanjye bwose mama le kandi mureke mbabwize ukuri namwe byazabagiraho ingaruka igihe iyo mpagaritse n'imiyaga nshira ubwoba kuko uri hafi ibyankomereye byose ubihindura ibisubizo uri nkomezi zanjye mana y'ukuri wampaye ijambo rinyubaka wanyohereje umwuka wera umpumuriza nta wundi nkigereranya uri mana yonyine nkesha byose jya uri nkomezi zanjye iyo naremerewe urandamira uri umucyo wanjye mu mwijima mana yanjye uri byose kuri njye so nanyuze mu rugamba rw'agahinda
ariko sinigeze nsenyuka kuko amaboko yawe ndutira byose wambaye nk'ikiriyo cy'umurinzi imvugo yawe ni isezerano ngiye ihinduka iteka irasohora niyo mpamvu ngutuye umutima wanjye wambereye urukundo rudahinduka jya uri inkombe zizanjye iyo umutima unaniwe urawusana uri uburinzi bwanjye iteka ryose mana yanjye uri byose kuri njye sho nanyuze mu ruganda rw'agahinda ariko sinigeze nsenyuka kuko amaboko yawe ndutira byose wambaye nk'ikiriyo cy'umurinzi imvugo yawe ni isezerano igihe ihinduka iteka irasohora niyo mpamvu ngutuye umutima wanjye wambereye urukundo rudahinduka ndagutaramira mana itangaje ndakwatura imbere y'amahanga uri munezi uri ubuzima nzagushima iteka iteka ryose jya uri inkombe zizanjye iyo umutima unaniwe urawusana uri uburinzi bwanjye iteka ryose mana yanjye uri byose kuri njye sho Mana yanjye uri igitangaza wankuye ahakomeye ndahumeka wambaye kubaho nyuzura amahoro ni wowe nshyira hejuru wambereye umubyeyi wambereye inshuti wankijije ubusa unyuzura urukundo uhora unshyigikiye ntagihumbisha mbega Imana ikwiriye ishimwe inshuro zose nzagushima niyo naba ndi mu bitwenge cyangwa mu marira urukundo rwawe ntirugabanuka mana yanjye uri umwami w'ubugingo mana yanjye uri umwami w'ubugingo nabonye imbabazi aho nakabaye ndimbuwe ubuntu bwawe buranikira n'uyu munsi nkubitiye ibiganza nshima kuko ndiho kubera wowe wabyaye ubwa kabiri wambaye amahoro wandemeye ahazaza hari ibyiringiro wankuye mu mwijima ukira mu mucyo Imana yanjye nzakomeza kugushima inshuro zose nzagushima niyo naba ndi mu bitwenge cyangwa mu marira urukundo rwawe ntirugabanuka mana yanjye uri umwami w'ubugingo mana yanjye uri umwami w'ubugingo ndavuga amazina yawe ndatuza ndiho kubera imbabazi zawe zakomeza kugushima iteka ryose mana nziza uri uw'ibihe byose mana yanjye uri umwami w'ubugingo iyo mpagaritswe n'imiyaga nshira ubwoba kuko uri hafi ibyankomereye byose ubihindura ibisubizo uri inkomezi zanjye mana y'ukuri wampaye ijambo rinyubaka wanyohereje umwuka wera umpumuriza nta wundi mwigereranya uri Imana yonyine inesha byose uri inkomezi zanjye iyo naremerewe urandamira uri umucyo wanjye mu mwijima Mana yanjye uri byose kuri njye ejo nanyuze mu ruganda rw'agahinda ariko sinigeze nsenyuka kuko amaboko yawe wanutira byose wambaye nk'ikiriyo cy'umurinzi imvugo yawe ni isezerano
igihinduka iteka irasohora. Niyo mpamvu ngutuye umutima wanjye, wambereye urukundo rudahinduka. Tabura inkomezi zanjye, iyo umutima unaniwe urawusana. Uri uburinzi bwanjye iteka ryose, mana yanjye uri byose kuri njye. Uri inkomezi zanjye, ndagutaramira mana itangaje, ndakwatura imbere y'amahanga. Uri uburinzi bwanjye iteka ryose, mana yanjye uri byose kuri njye. Nanyuze mu ruganda rw'agahinda, ariko sinigeze nsenyuka, kuko amaboko yawe angira byose. Mana yanjye uri byose kuri njye, uri byose kuri njye. Ndagutaramira mana itangaje, ndakwatura imbere y'amahanga. Uri uburinzi bwanjye iteka ryose, mana yanjye uri byose kuri njye.